birukana urugahamagara Bruce ari kurira cyane, arangije aramukupa. Bruce adukomereza inkuru agira ati uruga akimara kumbwira ko ndi umugome ahita nkupa, nongeye kumuhamagara ngasanga phone itariho, nongeye guhamagara ubwa kabiri ibara ni bize, nuko ubwo ndiruhutse kuko numvaga atarayikuyeho ahubwo ashobora kuba ari guhamagara abandi bantu, nuko ndongera ndamuhamagara numva arimo arayivugiraho. Ubwo maze telefone ndayireka ikomeza gusona, mu kanya gato mbona arayifashe bisa nkaho uwo bavuganaga yari amukupiye. Ubwo aranyitaba aseka cyane ati sheri, nashakaga kureba ukuntu urampangayikira, none ndabibonye ndetse rwose nanayikuyeho phone akanya gatoya kuko nakegaga yuko uri buhite umpamagara. Nongeye kuyifungura mpita mpamagara umuntu ngo nkomeze nkutindire, gusa ariko mu by'ukuri mbonye uwo mukino ntawe ushobora, birananiye kwihangana, urukundo rurandenze. Bruce atubwo nahise niruhutse ndasika kubera ku gakino umukobwa yarankinye. Ndamubwira nti sheri, uzi yuko ejo mu gitondo nari kuzindukira iwanyu nza kukureba? Umukobwa araseka cyane arambwira ati humura sheri, ndagukunda cyane, nta cyadutandukanya. Mu mutima ni urugadisi ubanza nkunda cyane kurusha uko Kevin yankunze, nubwo Kevin ari we ngiye nakunze cyane. Urukundo rukora ibyarwo, namwe murabizi, ntabwo bajya barutegeka. Ubwo urugahita ambaza ati uribuka gahunda y'ejo se ko nzaza? Ndamubwira ni ubwo urumva koko nakwibagirwa gahunda? Ndakwiteguye cyane rwose ahubwo. Ubwo umukobwa ahita ansezera kuri telefone ati Bruce, nahejo rero kandi ndagukunda cyane shusho. Ako kanya nakubye telefone Kevin nawe amamagaye, nyamara ariko nubwo Kevin yari akomeje kunyihambiraho rwose, yari amaze kumva mu bitekerezo kubera oruga. Umukobwa ubwo nahise mwitaba arangije arambwira ati Bruce, mbabarira unyemerere rwose nkohereza amafaranga maze ushake visa uzaze kunsura hano mu Bwongereza. Bruce ati numvaga mbishaka, ariko nibutse ko byaniranya n'umukunzi wanjye oruga ndamuhakanira, mubwira yuko nkundana n'umuvandimwe we kandi ko mukunda cyane ntamuhemukira. Gusa ibyo ngibyo Kevin ariko ntabwo yabikozwaga, kuko umukobwa urukundo yarasigaye ankunda rwari rwishi, nubwo yankoreye amakosa akagenda atambwiye, kugira natekereza kunshakira itike ngo nzajye kumusura mu Bwongereza yari asigaye ari kwigira. Ubwo bwarakeye maze mu rugo tuzinduka twitegura umushyitsi w'imena oruga. Mama ubwo yaramfashe rwose ntako atari yagize. Bidatinze mpita mbona umukobwa oruga aramamagaye ati sheri, ngwino ntware ndi muri gare. Ubwo mpita mpaguruka vuba vuba nirukanka njya kureba umukunzi. Nukuri nari maze gufatwa n'urukundo rwa oruga bidasubirwaho, yarankunze rwose. Umukobwa arabinyereka, numva nta wundi mukunzi nabona umuruta. Oruga kandi usibye no kuba yaracishaga make, yari n'umukobwa mwiza cyane rwose bigaragarira buri wese, yewe sinatinya no kuvuga yuko yarutaga Kevin mukuru we. Bruce atubwo oruga namusanze muri gare tuganira akanya gato, nako kandi dukomeza gutaha tuza mu rugo. Ubwo turi mu nzira tujya mu rugo, nagiye kubona mbona Deni imbere yanjye, maze ngenda musatira turasuhuzanya nk'abantu nyine bataherukanaga. Aranje arambwira ati Bruce, uyu mukobwa se ko ari mwiza n'uwahehe? Ubwo ndamusubiza nti n'umunyamuhanga mani. Deni arasiga cyane ati man, ariko we n'abanyamuhanga rwarahize ahari. Ati amakuru se ya Kevin we muracyakundana? Nyagasani ubwo nese nikanga cyane kuko numvaga ndaburije aneje oruga murumuna we. Ubwo naragira ikintu musubiza. Oruga yese amusubiza ati ego kubatandukanye kera, maze ubu ngubu ni njye nawe turi kumwe, kandi rwose ngerageza kumuvura ibikomere yatewe na Kevin. Bruce atubwo ngubwo noneho nahise ndushaho gutangara cyane, maze Deni nawe asa nk'umuntu uguye mu kantu ati Bruce, ugira amahirwe rwose yo gukundwa pe, gusa ariko uyu mukobwa nagucika, gukunda uzahita ubireka rwose ubisezere, ntabwo bizaba ari ibintu byawe. Ubwo Deni yasaga nk'ungiriye inama yiganirira, ndetse kandi icyari cyatumye ntumira oruga iwacu mu rugo nacyo cyari gikemutse ataranahagera. Ubwo nabajije Deni ikimugenza muri karitsiye yacu, ambwira yuko yaje kureba umutipe w'inshuti ye witwa Eric, kubera yuko niwe wari kuzamubera best man. Deni disi kumva ubwo yaje kubona umukunzi, ndetse kandi bari bagiye no gukora ubukwe. Bruce atubwo numvise yuko Eric duturanye, mpita nkomezanya na Deni n'umukunzi wanjye oruga. Ubwo tugeze hafi yo mu rugo, Deni aranantumira mu bukwe bwe njyewe n'umukunzi wanjye, ubundi njyana umukunzi mu rugo.
ubwo twageze mu rugo mama maze aramwakira neza cyane rwose aranamwishimira, ndetse kandi na Eliya araza aramusuhuza baraganira, maze umuryango umwereka umukunzi wanjye Olga. Eliya nawe ambera nka Denati, none se Kevin mwararangizanyije? Ntaravuga. Nanone Olga aramunsubiza nk'uko yashubije Deni. Ubwo maze mama wanjye aratangara cyane, nuko dukomeza kwiganirira twishimye, ubona yuko urukundo ruhari rwose hagati yacu. Amasaha rero yaje gukora maze Olga arasezera ndamuherekeza. Ubwo turi mu nzira tugenda mbaza Olga impamvu rwose yandefandaga ku byanjye na Kevin. Ambwira yuko yabimenye kera ko hari umutipe wamusabye urukundo. Uwo mutipe aza kumbwira yuko ukundana na Kevin mukuru wanjye. Yanambwiye ibyanyu byose, gusa nyine ndagukunda kandi ndanakwizera Bruce. Bruce atubwa umukobwa namutegeye imodoka arataha, nanjye maze ubwo nsubira mu rugo. Hashize nk'isaha mpamagara Olga numva telefone ye ntago iri gucamo. Mpamagaye mu rugo iwabo kwa Olga bambwira yuko atarahagera, maze ntangira guhangayika. Ubwo hashize akanya ngiye kumva numva kuri radio mu makuru bavuze impanuka rwose ibereye ku Kivumu, bavugana plaque y'imodoka numva niyo Olga yari yagiyemo. Banavuga kandi yuko harokotsemo utwana tubiri gusa tw'uduhinja. Nyagasani ubwo ntangira guta umutwe, amahoro neza arabura muri njyewe. Bruce atubwo nakomeje guhamagara nambaye ikanga gucamo. Nahamagara iwabo bakambwira yuko atarahagera, nyamara hari hashize nk'amasaha 2 gutyo n'igice atashye, bivuze ngo arugerayo yakabaye kuba yagezeyo. Ubwo nakomeje guta umutwe neza mera nk'umusazi, mbwira mama rwose nawe biramurenga, urugo rwose rw'iwacu ruhinduka agahinda. Nta kabuza twivagamo yuko byanze bikunze Olga ibye rwose byarangiye nta kundi nawe, maze amarira n'agahinda biragenda biraturenga mu rugo, batangira no kunyihanganisha, ariko nkanga ngakomeza kuboroga nk'umwana, ku buryo natangiye no gutekereza kwimanika mu kagozi nkiyahura. Olga nari nsigaye mukunda bidasanzwe, yaramaze kuba ubuzima bwanjye, ntabwo nari kubaho ahari namufite. Bruce ati hashize akanya gato yamaze mama wanjye na Eliya bansiga mu cyumba njyenyine, mpita nangira guca umupira ngo nkoremo umugozi kugira ngo niyahure, kuko numvaga ko ntacyo naba nkimaze ku isi mu gihe Olga wanjye yaba yapfuye. Ubwo umugozi narawukoze vuba vuba rwose, mfunga icyumba cyanjye kugira ngo hatagira n'umuntu uza kuza ntararangiza kwiyahura. Ubwo maze kurira agatebe ngiye gushyira ijosi mu mugozi, ako kanya telefone yanjye birasonnye. Ubwa mbere mbanza kwiyihorera ivaho, ubwa kabiri ndagenda mbona ni namba ntazi. Ubwo maze mpita nyitaba. Mu kwitaba iyo namba ntazi nahise nungurwa cyane, ibyishimo birandenga, ibyamarira n'agahinda bihinduka ibyishimo n'umunezero. Ubanza harebwo bwa mbere mu buzima nari mbabaye bigezeho ngo kandi rwose nkongera nkahita nishima bingana nk'uko byari bibaye uwo munsi. Ibi byasobanuraga ko Olga ari ibyishimo byanjye disi. Urukundo nakundaga Kevin rwarimutse rukajya kuri Olga, nyamara mbere numvaga Kevin ari we buzima bwanjye. Iby'urukundo ahari ubanza bitangaje. Ubwo nyitaba telefone rwose narishimye cyane, ibyo kwiyahura mpita mbishingukamo kubera ko Olga ari wari umpamagaye, amamagaje ni telefone itariye. Nuko mpita nangira kumubaza ni Olga sheri, telefone yawe ko wayikuyeho byagenze gute? Uzukura nahangayitse cyane koko sheri. Ubwo Olga araseka cyane maze ugarenje ati sheri, nukuri ntago nayikuyeho ku bushake ahubwo yanzimiyeho. Bruce atubwo ndangije mpita mbaza Olga ni none se ko imodoka yakujyanye yakoze impanuka warokotse gute sheri? Uziko nari nzi yuko ubu ngubu wapfuye nawe byarangiye. Nukuri nanjye nari ngiye kwiyahura ahubwo sabuze gatoya, kuko ubu ngubu turimo turavugana mfasha agatebe nari ngiye kwiyahuriraho, ndetse n'ikiziriko nari ngiye kwishyira mu ijosi. Nukuri ntago nabaho nagufite Olga. Ubwo Olga nawe ati yo shushu nuko byagenze, sha ndagukunda cyane urabizi ntago natuma wiyahura bene ako kageni pe. Ahita ambwira ati nageze ku Kamonyi mpita mva mu modoka njya gusura tante wanjye utuye i Rukoma, maze imodoka nari ndimo irakomeza ijya i Muhanga, kuko rero telefone yanjye yari yashizemo umuriro, ntago nabashije kukumenyesha, ndetse no mu rugo ntabyo bazi, ntago ndayibabwira, niwe muntu mbanje kubwira. Nukuri tuza nta kibazo cyambayeho sheri, ahubwo reka nze mbwire no mu rugo batuze turaza gusubira. Bruce ati ahwi. Ubwo naramwemereye nuko arakupa, bitamanura ya migozi nari maze kumanika vuba vuba.
Uwo munsi nibwo nabonye ingano y'urwo nkunda Olga uko rungana. Ubwo naje kwibwira mama uko byagenze byose, maze ibyishimo biragaruka mu muryango. Urukundo rwacu rwakomeje gukora ruturyohera, gusa ariko Kevin we yari yaranze kuva ku izima, akomeje kunyizirikaho, nyamara njye nakimukunda nk'uko byari bimeze. Undi mwaka waje kurangira maze Kevin ava mu Bwongereza. Ubwo nanjye nari ngiye gutangira muri level 4, Olga we yiga muri level 2. Kevin nawe yagombaga kugaruka muri campus Muhanga. Ku munsi wa mbere akigera ku kibuga cy'indege i Kanombe, aho kugira ngo ahaverekeze iwabo, yahise atega iyerekeza iwacu mu rugo. Disi urukundo rwari rwaramusajije, nyamara atazi yuko arimo gukunda utamukunda. Bruce ati mu by'ukuri byari ihurizo rikomeye kuri njyewe, kuko nabonaga ko Kevin ashobora kuziyahura kubera njyewe. Umukobwa yageze mu rugo, maze mama aramwakira neza, nyamara burya bwose Kevin yavuye mu Bwongereza atanabwiye iwabo yuko ari butahe, kuko yari yapanze gahunda yo guhita anyura mu rugo. We yumvaga yuko nabibwira iwabo azasanga bamutegerereje i Kanombe bakamuza amahirwe yo kwita aza kundeba mu rugo. Ubwo yageze mu rugo nka saa 4 za mu gitondo, aganira na mama wanjye, nuko bigeze nka saa 8 z'amanywa mama yigira mu isoko. Elia Petit Frere muri iyo minsi nta nubwo yari ahari nawe, maze ubwo nsigarana na Kevin wenyine mu rugo twiganirira. Umukobwa nta kindi kintu yabanje gukora, yansabye imbabazi ambwira yuko akinkunda cyane. Ubwo kandi atangira no kurira. Mu gihe yari akirimo kurira nagiye kubona mbona Olga arinjiye, arimo aravuga ati, igihe nakomangiye ntabwo wanyumvaga koko? Nyagasani, yari atarabona Kevin mukuru we. Ubwo akinjira mpita nikanga. Olga nawe abura ubutera intambwe aza nsanga nk'uko byari bisanzwe iyo yabaga aje kwendera mu rugo. Nuko mbona amarira azenze mu maso ye, birancanga. Mpita nangira kwibaza ukuntu amarira y'abantu babiri ndaza kuyabahanagura biranyobera. Ubwo nyirimo kwibaza kandi ukuntu mama cyangwa se undi muntu wese wagira ngo mu rugo agasanga abakobwa babiri barimo kurira, ibyo bakeka ari ibiki, maze ubwo bitangira kunyobera. Nyamara Olga ntabwo yari yitegereje neza mu maso y'uwo mukobwa wari urimo kurira, kuko Kevin yariraga yubitse umutwe. Olga ubwo ngubwo ahita asohoka yirukanka cyane, yagera hanze agakubitana na mama mu muryango, maze agahita amuhagarika. Nyagasani, ubwo mama yahise amufata mu ntugu aramwiyegereza aramubaza ati, mukobwa wanjye ko urimo kurira se kandi bikugendekeye gute? Akibivuga mbamugeze iruhande n'igihunga cyishi. Ubwo maze nyikubita amaso mama, nibuka yuko nsize Kevin mu nzu arimo kurira cyane, nawe numva ndushijeho guta umutwe pe. Yahise nsubira mu nzu nta kindi kintu mvuganye na mama cyangwa se Olga, maze mama akomeza kubaza Olga ikiri kumuriza. Olga amusobanurira ukuntu byagenze byose. Mama yinjira mu nzu arakaye cyane, nyamara ubwo Olga kuko atari yamenye neza ko ari Kevin turi kumwe mu nzu, yasobanuriye mama yuko ansanganye n'undi mukobwa. Umukobwa arimo kurira cyane. Nyagasani, ubwo mama akinjira asanga Kevin nawe arimo kwihanagura amarira. Ubwo agikubita amaso Kevin asa nk'uwikanze, na Olga nawe amubonye atagwa mu kantu, bose baratungurwa. Nibuka yuko ariko iwabo bose bazi yuko ari mu Bwongereza. Ubwo mama abwira Kevin ati, ese ni wowe Kevin? Kevin mu ijwi rituje cyane rwose ryuje agahinda ati, ni njye mama. Ubwo Olga nta kindi kintu yakoze, yahise aza agwa muri Kevin rwose aramuhobera cyane, ashimishijwe cyane no kongera kumubona. Birumvikana yari n'umuvandimwe we, kandi bari bamaze n'igihe kinini batari kumwe. Ubwo yaba mama cyangwa se Olga, ikibazo babazaga Kevin cyari kimwe gusa, bati kuki waje utabanje kutubwira? Nyamara Olga we yatunguye cyane n'uburyo Kevin yaje agahitira kwa Bruce atageze n'iwabo, abona yuko Kevin ashobora kuba akunda Bruce cyane. Mu by'ukuri urukundo rukora ibitangaza bikomeye. Kevin yahisemo kwiyibagiza mama we ndetse kandi n'umuvandimwe we aza kwirebera Bruce. Ubwo twakomeje kuganira n'abavandimwe babiri, ndetse rwose unabona yuko bishimanye cyane. Nyamara nubwo Kevin yari yaje yarakaye cyane, gusa ariko ubwiza bwe bwari bwarikubye, ni no mu gihe kuko yari avuye i Burayi. Bruce ati, Kevin naramubonye numva urukundo ruragarutse, n'ubundi kuko nari nkimukundamo nk'umuntu nyine wigeze kuntwarira umutima, gusa ariko kubera yuko atarandi hafi, urukundo namukundaga rwari rwaragabanutse cyane kubera nanone Olga wanyitagaho cyane. Twaraganiriye biratinda, bombi nyine ubona yuko nta kibazo bafitanye. Igihe cyarageze ubwo bose barataha, gusa ariko nsigara nibaza ukuntu nzava mu bibazo rwose bikaze nari ndimo,
byo gukunda no gukundwa n'abavandimwe b'abakobwa babiri. Ba Kevin bageze mu rugo iwabo ngiye kubona mbona message iturutse kuri Oruga igira iti Bruce ndagukunda ndetse rwose nta n'umuntu nzakunda nk'uko nagukunze. Ni wowe utuma nseka, ni wowe ubuzima bwanjye bwari bushingiyeho. Gusa ariko nabonye yuko ari ugukunda kundusha uyu munsi kandi sinifuza kuzakubona ubabaye kubera njyewe cyangwa se ngo uzicuze kubera ko utakunze ugukunda. Ibi kandi ntabwo bivuze yuko nagukunda. Ndagukunda rwose kandi ndetse cyane, ariko nanone nkunda umuvandimwe wanjye Kevin pe. Kubw'ibyo rero nabonye urukundo gukunda uko rungana, none ntabwo nifuza kuzababaza umuvandimwe wanjye Kevin. Nyagasani. Bruce atuganye usomye iyi message, amarira yatangiye gushoka ku matama, nyamara nkeka yuko Oruga nawe ariko byari bimeze. Nakomeje gusoma message, Oruga akomeza agira ati Bruce ni ukuri, niba unkunda nyemerera ukunde Kevin umuvandimwe wanjye sinzakurenganya pe, kuko nabonye agukunda birenze uko njye nabitekerezaga. Nzahora nkutekereza, nzahora nkwibuka. Gusa ariko wahinduye byinshi mu buzima bwanjye, ariko sinababaza umuvandimwe wanjye Kevin. Mbabara rwose kubw'ibi ngibi nanditse, ariko ndagukunda. Nyagasani. Bruce ati mbega agahinda natewe n'iyi message. Mu by'ukuri narababaye cyane rwose, gusa nsubije amaso inyuma numva Oruga arimo aravuga ukuri, maze ndamuhamagara aza mu rugo tubiganiraho neza. Nta kundi nyine nagombaga kuba nasubirana na Kevin. Uwo munsi nasize Oruga mu rugo ngiye kugura agafanta ku muhanda, maze nsanga Elia yamuganirije rwose bari guseka cyane. Mbona ko Elia yamuganirije rwose nta rungu yagize, nuko nyuma twaje no kumuherekeza arataha. Ari nako kandi natangiye urugendo rushyashya rwose rw'urukundo rwanjye na Kevin. Urukundo rukomeza kuturyohera, ndetse kandi tuzi no gusubira ku ishuri. Kevin yagarutse muri campus yacu twigagamo i Butare. Mu by'ukuri wari umunezero ku ishuri kuri buri wese wari umuzi, kuko umukobwa yari akumbuwe cyane. Amakuru kandi yasakaye mu kigo hose yuko Kevin yagarutse, abenshi bakanavuga yuko rwose nta mukobwa umuruta ku bwiza murango muri icyo kigo. Ubwo nanjye numvaga ari ishema kuba nkundana na Miss, sinkamenye yuko biri kunkurura kuzisanga ndi mu bitaro nzira gukundwa na Kevin cyangwa se gukundana na Kevin, kuko urukundo rwanjye nawe rwarandyoheraga cyane, ariko nanone rukanambabaza cyane. Kera kabaye Kevin yaje gukundwa n'umuhungu wa Colonel, rero aramukunda cyane. Uko niko uwo musore wa Colonel yaje kumemukira sasa kimenya yuko ari ngiye gukundana na Kevin. Bruce atogo baraneze mvuye muri etide, ndi kugenda numva umuntu anturutse inyuma amfata mu ijosi arambwira ati ugomba kureka Kevin cyangwa se ugapfa iri joro. Ndababwiza ukuri, narababwiye ni mukore icyo mushaka, ariko ntago nareka Kevin. Maze abo basore bahita bankubita uruti ku mugongo, mbanguye hasi. Ubwo nkomeza gukubitwa cyane. Kubw'amahirwe hari imodoka yaje kunyuraho ngo ku muhanda, bakibona bwo barirukanga bansigaho ngaho. Nuko maze ugumita njyanwa CHK mu bitaro ndi muri koma, maze nza kumara y'amezi 5 yose ndwariyeyo. Ari na episode yacu ya mbere y'iyi nkuru yatangiye, niba mubyibuka neza kubo twatangiranye. Muri uko kurwara kwanjye Kevin ni wandwaje, umukobwa yakomeje kunyitaho, anyereka urukundo rwose kugeza nkize. Hashize ayo mezi nibwo muganga yaje kunsezerera, ambwira ko nagarutse ibono nta kibazo ubu nava mu bitaro. Nuko maze ndataha, umubyeyi akomeza kunyitaho na Kevin akajya anyuzamo akaza mu rugo kunsura areba ukomeze. Iminsi yakomeje kwicuma, maze nza kubwira mama yuko nshaka gutegura umunsi mukuru wo kuba Imana yaraje kundinda urupfu icyo gihe, by'umwihariko kandi nkashimira Kevin wandwaje amezi 5 yose. Ubwo mama yabyumvishe vuba rwose arabishyigikira, maze ubwo turabipanga neza. Maze bigeze ku mugoroba mpamagara umukunzi wanjye Kevin, mubwira yuko kwa gatandatu atumiye mu rugo. Birumvikana yambaje ikintu kizaba, mubwira yuko ari surprise mufitiye. Umukobwa arishima ati rwose sheri urabizi yuko aho hantu nahabura. Umunsi w'ikirori warageze, abantu bari rwose ubwo turishima turasangira. Nuko nyuma mfata ijambo nshimira buri wese witabiriye, maze kandi mpamagara Kevin imbere y'abantu ngira ni uyu nguyu mureba ni impano nahawe na Rurema, kuko yambereye umukunzi nyawe. Ubwo birumvikana bakoma amashyi. Narakomeje ni namugeneye impano rero, none nkaba namusabaga ko yakwipfuka mu maso iyo mpano nkayimuha. Ubwo Kevin akipfuka mu maso, ako kanya nese nshinga ivi ku butaka, maze nkura impeta mu mufuka. Ndamubwira ni open your eyes my love.
Agifungura amaso yabonye impeta, amarira rwose y'urukundo n'ibyishimo aramurenga. Bruce ati ubwo ntinahise mubwira nti ese wanyemerera ukambera umufasha w'ibihe byose? Ntararangiza ati yes honey yes. Nuko ndayimwambika mpita mpaguruka ndamuhobera muha akabizu, amashyi ngo kacikaci. Nyuma y'umwaka umwe Oruga nawe yaje kujya kwiga muri Amerika, ndetse kandi ahurirayo n'umusore aramubenguka. Nawe petit frere wanjye Eliya we muri iyo pati yanjye niwe yaje guhurira n'umwari bari kumwe ubu ngubu, mbese nabo bararyoshye mu rukundo rwabo rufite gahunda. Bruce ati nyuma y'icyo kirori haje gushira umwaka maze njye na Kevin dukora ubukwe, ndetse kandi tuza no kwibaruka imfura yacu. Ubu ngubu turi umuryango mwiza kandi ushima Imana, nubwo twanyuze mu bigeragezo by'urukundo byinshi bitandukanye, ariko ubu ngubu urukundo rwaratsinze. Kandi niyo inkuru y'urukundo rudasanzwe rwisanzemo abavandimwe irangiriye, reka nizere yuko hari icyo ukuyemo. Njye nitwa Alpha, muri dusubire mu zindi nkuru z'urukundo ndimo kubategurira. Make sure subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel kugira ngo utazacikwa n'ibyiza mbayishiye. I love you guys.